Dushingurane. Dushingurane. Ngiwe. Dushingurane rwaye. Tugiye kwa muganga. Cyusa we ibyo uvuga ntabyo uzi. Reka tubwire ikibibaye. Niki kikubayeho? Ibaze ko Rugema aranyishe. Akose. Rugema yarakwishe. Hakose Rugema noneho. Yarakwishe? Yarakwishe. Watabawe nande? Muzi ko yaragiye kunyereka ahantu mama ari. Washoboye kumurwanya? Twagiye. Mbona nshishije hano mu shyamba. Ndamubwira ati se ko turi guca ahantu hateye ubwoba. Nkaba mbona habaye kure. Bite turagira n'iryari. Akajya ambwira ngo ndaje makwereke ngo ntari imbere noneho kwageza ahantu ndamubwira ati Rugema ndumva inyota nyinshi. Reka turuhuke. Tukimara kuruhuka ngenda nicaye ahagaze imbere yanjye arambwira ngo ngwiye muri mufite inyota reka ngo ijimbo nayitwaje. Yari afite akabaga mu mugongo akora mushi aramereza nsomaho. Ndamubwira ati uretse gato ngiye kwihagarika. Numva nabura kwihagarika imbere ye ndamubwira ati kamanuke gato. Yesu we Mana yanjye we ndamushimye. Tagarutse nkigera ahantu Rugema namusize asanga kamarade na Emile. Ndababwira ati se Rugema agiye he? Karabacitse. Kaga kapu yari afite hari harimo umupanga, hari harimo icyuma. Mbese mbona ko gifiteho umugambi. Mbabwira. Ni ukuvuga ngo iyo kamarade na Emile bwahinduka aba yamuyeho umutwe. Ngo gutsinda muri iryo shyamba. Dati. Abari mbona ko kitahagobotse. Mbabwira. Kandi niyo mwumva namwe. Ariko iki byahanuye inyoni. Iyo ngiye guherekeza ibyo byose byari kubaho. Imana yahagobotse kweri. Imana yahagobotse. Cyusa. Imana yahagobotse. N'abakamarade zabitura ikigo. Imana dusabe irakomeye. Oya. Kugeza n'ubu nakunze kwimukira. Nahangijwe no kwica data ashaka nanjye kuvura ku isi. Nkabaye muri njye kuryama. Wagira ndi kurotana n'ubu nabura nizera ko icyuma n'umupanga. Oya. Ndabyiboneye n'amaso yanjye. Ntacyo bagenda mu cyumba cyanjye uruhuke. Sibyo igena ndaje ngurebe. Uraza kumbwira neza uko byagenze. Ane. Yakubanza ari amasengesho ya mama y'umutabaye. Gusenga ni amatungo. Iyi mikino Rugema ndayirambiwe. Bakunze ba filime za Umusaraba ko musaza wa Iribagiza Rurangirwa avuze ati imikino ya Rugema ndayirambiwe agiye gukora iki byose tugiye kuba twabirebera hamwe bigiye kuba byaranga episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi. Rero nimba tubashiye kuba twajyana kuri uyu munota tukiri kumwe ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho nurangiza ujyaho hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo filime za Umusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite shyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashiye kuba badukurikirana byinshi cyane tugiye kuba twarebera hamwe bibashe kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ni byiza gusa tubonye ko musaza wa Iribagiza yararimo aganira na Cyusa amaze kuba yakumva amakuru Iribagiza yaramugejejeho, aramubwira ati imikino ya Rugema ndayirambiye kubera ko Rugema akomeje kuba yakora ibintu bitari byiza cyane, kubera ko mu kanya gato yarahitanye Iribagiza, yarashaka kwica Iribagiza ariko umugambi we wapfubye. Imana ibashije kuba yarokora uyu mukobwa kandi si ubwa mbere se n'ubwa kabiri
kabiri Imana ibashe kuba yakohereza Kamarade ndetse na Emile kuzana kurokora uyu mukobwa Iribagiza. Rero nimba nawe wizera ko Imana ikora byose igahindura ibintu ikakugira mushyashya, jyaho hasi muri comment wandikemo amena, kubera ko tubonye ko Kamarade na Emile bo bakomeje kuba bakorera Imana, bakomeje kuba bakoherezwa n'Imana gukiza Iribagiza, kubera ko Iribagiza ntago arimo arareba kure. Twamaze kubona ko yaragiye kwicwa na Rugema, yaramujyanye kumwereka mama we, ariko biriya byose byari imipango ya Rugema ndetse na Fabera, kubera ko bari barapanze kwicira Iribagiza hariya mwarira shyamba. Ariko mwamaze kubona ibitangaza by'Imana ikomeje kuba yakora hano muri ino filimi. Rero nimba wizera ko Imana ikora buri kimwe cyose, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo turebe ko kuno munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira. Nimba hari n'ibitekerezo ushaka kuba watanga, ujyaho hasi muri comment wandikemo, kubera ko ni ibintu byiza cyane tubashije kubonamo hano muri ino filimi, kubera ko musaza wa Iribagiza we imikino ya Rugema ayirambiwe. Umusaza wa Iribagiza agiye kuba yakora igikorwa gikomeye cyane cyo gutangira guhiga Rugema, nawe akamukora buri kimwe cyose yabakoze, kubera ko Rugema yabakoze ibintu bitari byiza cyane. Uyu musaza wa Iribagiza rero imipanga afite niyo guhiga Rugema, noneho agashaka buri kimenyetso cyose cyerekana ko Rugema ariwe wishe umubyeyi we, kandi afite n'umubyeyi we mama wabo bagiye kuba bashaka ibimenyetso byemeza ko ari Rugema umufite. Rero uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yagana haryoshye cyane, kuba musaza wa Iribagiza itangiye kuba yajijuka nawe, kubera ko twamaze kubona ko Iribagiza we atari kureba kure, kubera ko Rugema yaragiye kumwicira mu ishyamba, yaramuhaye ji irimo uburozi, kubera ko ji ayisizemo uburozi mu nyuma, ariko Iribagiza yaragiye kuba yapfira mwarira shyamba, kubera ko twari twabonye ko Rugema na Fabera bari bapanze kumwicira hariya, ariko Imana yakoze umugambi wayo ibasha kuba yamurokora, kubera ko bari bavuze ati barashaka n'abandi bantu baraza kuba bafatanya kwica Iribagiza, bahite bamuboha, bahite baboha Rugema, kugira ngo bize kugaragara ko nawe bari bagiye kumwica, bigaragare ko yaragiye kuba yareba mama wa Iribagiza ndetse ari kumwe na Iribagiza, bagahura n'abagizi ba nabi bakabahemukira. Ariko Rugema umugambi we ntago wagezweho, kubera ko yafashwe na Kamarade na Emile, bamugiyeho runono bakabona buri mipango ye yose, kubera ko bamaze kumuvumbura ko atari umuntu mwiza cyane, ko atabasha kuba yakereka Iribagiza mama we. Kandi twamaze kubibona umuntu wemeye kuba yahisha ibanga Fabera ko umubyeyi wa mama Iribagiza akiriho, kubera ko twamaze kubona ko mama Iribagiza akiriho ari mu cyaro, kandi ari umugore wa Rugema wa gatatu bafitanye n'umwana, ariko yabihishe Fabera umugira inama, bafitanye amabanga bapangana diru zose. Uri kumva ko rero kumwereka Iribagiza atari ibintu byari gukunda. Rero nimba tugeranya hano kubuno munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, rikandeho, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo filimi za Musaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite, ushyiremo emoji y'umutima, kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane dukomeje kuba twarebera hamwe, kandi byabashije kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi za Musaraba, aho musaza wa Iribagiza we akomeje umugambi we mwiza cyane wo kuba yashyira Rugema mu butabera, ndetse arimo agisha inama Papa Cyusa amubaza uburyo agomba kuba yahirikamo Rugema, nawe akajya hasi, kubera ko imigambi ya Rugema ni imigambi itari myiza cyane, ni imigambi imaze kurambira buri muntu wese hano muri filimi za Musaraba, kubera ibintu akomeje kuba yakora hano muri no filimi. Nubwo twabonye ko Rugema ibyo bitameze neza, kubera ko imigambi ikomeje kuba yapfuba, atangiye kuba yakiheba nawe, kubera ko atangiye kubura ikintu yakora. Iribagiza atarutse urupfu inshuro nyinshi cyane, kubera ko Rugema yashatse kumwica inshuro nyinshi kugira ngo atazabasha kuba yakibuka. None yaributse, none yarashaka kumwica yibutse buri kimwe cyose, kandi Iribagiza yamaze kuba yamenya ukuri ko Rugema atari umuntu wo kwizera, kandi twamaze kubona ko Rugema ibye bitari byiza cyane, kubera ko Iribagiza yibutse buri kimwe cyose, agahita amenya ko ari we wamwiciye ababyeyi, ari we ufite imitungo yabo. Ariko sinzi impamvu Iribagiza we atari kureba kure ngo areke kwizera uyu mugabo Rugema, kubera ko yari yamwizeye. Rero Iribagiza byamuteye ubwoba nihahamuka kubona Rugema yari yizeye ko agiye kumwereka umubyeyi we ari we wari ushaka kumwica, kubera ko mu gikapu yari yitwajemo agacupa ka ji ndetse n'icyuma n'umuhoro wo kuba yatema Iribagiza. Rero urumva ko filimi yacu itangiye kugana ahandi hantu, kubera ko Fabera niwe wagiriye inama Rugema yo kuba yakica uyu mukobwa Iribagiza, kugira ngo babashe kuba batoroka
ibyaha bakoreye ababyeyi be kubera ko uriya Rugema ariwe wishe umubyeyi wa Iribagiza. Uri kumva rero ko filimi yacu itangiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane, itangiye kuba yajya ku musozo kubera ko Rugema ibyo bitagiye kuba byagenda neza, kandi twamaze kubona ko Kamarade na Emile barimo barapanga igikorwa cyiza cyane cyo kuba bashimuta uyu mugabo Rugema, bakaza bakamuhata ibibazo, bakongera bakamushyira mu ntoza mu kiduke cy'amazi, bakajya bamukubita bakuramo, akaza kuba yavuga ukuri kwaho mama Iribagiza ari, kubera ko Rugema ntabwo yakemera kuvuga ukuri kandi abizi neza ko nta kintu kiri kumubabaza. Niyo mpamvu Kamarade na Emile bafite uriya mupango, kandi uriya mupango waba ari mwiza kuri Rugema kubera ko yagumye abahisha ukuri, ntabwo ashaka kuba yavugaho mama Iribagiza ari, ariko umupango wa Emile na Kamarade we ngo ugiye kuba wakomeza kubera ko bari barabipanze bakaza kubiparika gushimuta Rugema, kandi hano bari babonye amahirwe akomeye cyane yo kuba bashimuta uyu mugabo Rugema, ariko ntabwo ibintu byigeze bigenda neza kubera ko Emile yagiye gushaka Iribagiza, Kamarade agasigara ari uhagaze kuri Rugema. Nuko Kamarade arebona Rugema arirukanse kandi agifite umupango wo kuba babanza kubona Iribagiza, Rugema acika Kamarade gutya, ariko ibintu ntabwo ari aho ngaho byarangiriye kubera ko Kamarade na Emile noneho bahise bafata umugambi ukomeye cyane wo kuza guhiga Rugema kugira ngo babashe kuba bamuhata ibibazo, kubera ibintu yakoreye ababyeyi ba Iribagiza bitari ibintu byiza cyane. Ntabwo ari ibintu byiza kuba wakica umubyeyi w'abandi warangiza ugahita umutwara imitungo ugashimuta buri kimwe cyose cye, kugira ngo rero Rugema ashimute iriya mitungo yo kwaba Iribagiza. Nuko ubu ngubu ashaka kuba yakica Iribagiza ndetse na musaza we kugira ngo noneho abone uko yiyandikishaho. Rero urumva ko filimi yacu itangiye kuba yaryoha cyane, itangiye kuba yagera ahandi hantu. Uri kumva ko musaza wa Iribagiza rero afite akazi kenshi cyane ko kuba yata Rugema muri yombi, ari gushaka ibimenyetso bigiye bitandukanye kugira ngo abone uko ajyana Rugema mu nkiko, abashe kuba yakishyura buri kimwe cyose yakoze. Ariko Rugema ibyo we ntabwo ari kubikozwa kubera ko nawe ari gupanga indi mipango yo kuba yahemukira uyu muryango, akaba ashaka kuba yakica Iribagiza ndetse na musaza we. Se ibintu biraza kuba byaherera hemwe? Uko ubona filimi yacu Inzira y'Umusare, se ubasha kuba wakuramo ayahe masomo, kubera ko habasha kuba hatambukamo amasomo menshi abasha kuba yafasha abantu bakunda filimi Inzira y'Umusare. Rero ni byinshi cyane bikomeje kuba byagaragaramo, bikomeje kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Ariko jya hasi muri comment utubwire isomo waba warakuyemo, kubera ko twahatambutsemo amasomo menshi nimba ujya ureba filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ni ibintu byinshi cyane bigenda bitambukamo kandi bigenda bishimisha abantu benshi babasha kuba bashimira ibigenda binyura hano muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Ese wowe hari isomo runaka wabashe kuba wakuramo, cyangwa igitekerezo ufite ushaka ko cyazaza hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba? Nimba ugifite rero ntugiherane, jya hasi muri comment ubashe kuwugitanga kugira ngo tuzagisome, tubashe kuba twagishyira muri filimi Inzira y'Umusaraba kugira ngo kizafashe n'abandi. Icyo gitekerezo cyawe, yuko ibitekerezo byanyu ubundi bari ingenzi hano kuri ino channel, kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Rero turakomeza turebera hamwe ibintu bigiye kuba byaranga filimi yacu episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi, kubera ko ni ibintu byiza cyane biraza kuba byabashimisha nimba namwe mukunda filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi nimba ugeze hano bwa mbere ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, nyaboneka banza uri kandi kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko tugiye kuba twarebera hamwe ibikomeje kuba byaranga iyi filimi ni ibiki, ese ni ibiki biraza kuba byatambuka. Mu byose ni hano tubirebera, tukareba neza filimi yacu Inzira y'Umusaraba iraza kuba yasohokera, kubera ko biba ari ibintu byiza cyane byinshi cyane bikomeje kuba byaranga episode iraza kuba yakurikira, kubera ko Isimbi yabonye umuntu bwa mbere atarazi ko ari umuvandimwe we, ari kuvuga ati wowe uri umuvandimwe wawe tuvukana kuri mama, kandi Isimbi kuva yavuka yarazi ko yavutse wenyine kuri mugore Nyiranambara, ariko hari undi mukobwa waje bavuga ko bavukana. Rero byabashije kuba byatungura uyu mukobwa Isimbi ndetse na Fabiola, kubera ko Fabiola we yarazi ukuri, azi ko ari umuvandimwe wa Isimbi, ariko Isimbi we babimubwiye aratungurwa cyane kuba afite mukuru we kandi atabizi. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yaryoha. Isimbi rero byamuteye amatsiko menshi cyane yo kuba yamenya koko nimba uyu ari umuvandimwe we, ashaka kuba yamumenyaho byinshi, ariko Fabiola we ntabwo yigeze aborohera kubera
kubera ko mu gihe bari barimo baganira Fabiola yari afite umutima mubi kubera ko atarashaka abantu bamusekera avuga ati Nyiranambara yabyaye ibigoryi gusa nta numwe ushaka kuba wanyumva ku bintu byacu byo dukora kubera ko uriya mukobwa yaza hano bwa mbere Isimbi yaragiye urevukana na Isimbi wa Nyiranambara bamubwiye kuba yafatanya nabo kuba bafatanya kwica Iribagiza ariko uriya mukobwa yarabananiye ababwira ko ibintu byabo atabishobora kubera ko bari bafite ubugome bukomeye cyane kuba mama we ndetse na Fabiola bari bakabije ubugambanyi kubera ko bahoraga bagambanira buri muntu uwo kuri ya muryango wo kwaba Iribagiza bagambanira Iribagiza bashaka kuba bakica Iribagiza badashaka ko yibuka rero byamuteye ubwoba cyane ahita yisubirira iyo yarare avuga ko buriya buzima atabushobora rero nibyo yararimo aganiriza Isimbi yabashije kuba yatungurwa cyane kubera ko atarazi ko uyu mukobwa bavukana kandi akaba ari ubwa mbere yaramubonye kuva yavuka akaba Nyiranambara nta n'ikintu yigeze aganiriza kuri uno mwana w'umukobwa Isimbi rero uri kumva nawe uri Isimbi wagira amatsiko menshi cyane ukamenya ko ufite umuvandimwe kandi utari ubizi ko umufite na mama watarigeze wumva nabiganira rero uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane kuba Isimbi amashije kuba yabona umuvandimwe kandi bahuje umutima kubera ko twamaze kubona ko na Isimbi nawe yahindutse atagifatanyije na Nyiranambara ndetse na Rugema na Fabiola kubera ko ibyo bakora ntago ari ibintu byiza cyane bahora mu migambi itari myiza Isimbi we yiyemereye kuba yagarukira Imana yemera kuba yakakira buri kimwe cyose cyamubayeho aho amariye gutwita inda ya Cyusa yamaze kwiyakira ntabwo ashaka kongera kuba yaba umuntu mubi ntago ashaka kuba yakongera kuba yakora ikibi nk'ababyeyi be rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yaryoha cyane niba nawe wemera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu jya hasi muri comment uvuga ati amen kubera ko Isimbi yamuhinduye ahinduka undi muntu kubera ko atagishaka ko yakora imigambi mibi wumvisha n'uburyo abazamo uyu muvandimwe we mushyashya abonye bwa mbere yamubazanyaga ikinyabupfura kubera amatsiko menshi yari afite yo kuba yamenya koko nimba ari umuvandimwe we ariko Fabiola we yabashije kuba yabimuhamiriza amubwira ko ari umuvandimwe we mukuru rero biramutungura cyane Isimbi ariko Fabiola we ntago yanyuzwe kubera ko yari arimo avuga ati abwira amagambo mabi bano bana kubera ko batari bafatanyije nawe mu migambi ye mibi yo kuba bashyira Iribagiza hasi ndetse na musaza we kugira ngo babashe kuba bakegukana iyi mitungo yabo rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yaryoha rero nimba tubashije ko twagirana no kubona umunota tukiri kumwe ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo filimi nziza y'umusaraba yuko ni ibintu byinshi cyane tugikomeje kugenda tubonamo kandi bibashije kuba byatungura abantu kubera ko tutari tuzi ko iriya mwana Isimbi afite umuvandimwe ariko yabashije kuba yaboneka rero uri kumva ko ari ibyishimo gusa bikomeye cyane kuri Isimbi kuba amenye ko afite umuvandimwe kandi umuvandimwe utifatanyije na Nyiranambara ndetse na Rugema kandi twamaze kubona ko Isimbi ari kwanga buri muntu wese yifatanyije n'ababyeyi be kubera ko ababyeyi be nta cyiza bari gukora nta na kimwe cyiza yuko twamaze kubona ko Rugema yaragiye kuhitana Iribagiza bigiriwemo inama na Fabiola ariko umugambi we ntago wigeze ugerwaho kubera ko wapfubye Kamarade na Emile babashije kuba batabarira igihe bapfubya uyu mugambi wa Rugema utari mwiza cyane wo kuba yakica uriya mwana Iribagiza kandi nta kintu amuhora kubera ko Iribagiza yaragiye kureba mama we Rugema yaragiye kumwereka mama ye niyo torofi yakoresheje kugira ngo ajyane uyu mwana w'umukobwa hariya mu ishyamba kugira ngo amwice rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane kuba Imana yabashije kuba yakoresha imbaraga zayo igakoresha abasore bayo Kamarade ndetse na Emile bakajya kuba barakora uriya mwana w'umukobwa Iribagiza wari ugiye kuba yahura n'akaga kubera ishyamba yari arimo atari ishyamba ryiza cyane kubera ko ariho yari yateguriwe kwicirwa ariko Imana kuri ino nshuro yakinze akaboko se ko Iribagiza atareba kure ni bwoko ki byose tugiye gukomeza turebera hamwe ibindi bintu biraza kuba byashimisha abantu hano muri ino filimi yacu bikomeje kuba byaba byiza kandi biraza kuba bikomeza kuba byatera abantu benshi amatsiko yo kugumya bareba filimi za Musaya kubera ko Rugema ntago ari kwemera ko batsinzwe intambara zose bari kurwana imitego yose bari kurwana ntago Rugema ari kubasha gutsinda kubera ko mwabonye ko yarashaka ko yakica Iribagiza kandi si ubwa mbere abishatse ariko byose biri kugenda biburizwamo n'Imana burya ni Imana iri gukora ibitangaza nawe nimba wemera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu ikabasha kuba yagufasha mu buzima busanzwe ikaba ari iri kugufasha kuba uri kubona iyi video ukora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nurangiza ujye muri comment wandikemo amen kubera ko tubonye ko ibya Rugema birimo satani yabipatanye kubera ko nta
nta migambi myiza afite umugambi mubi kandi imigambi mibi yose iba ari iya Satani kubera ko ari kugenda atsindwa buri ntambwe yose ashatse gutera. Uri kumva ko ibya Rugema bitaraza koroha kubera ko Fabiola we amaze kubona ko buri kimwe cyose bari gutekereza bari kubasha kuba batsindwa, buri migambi yabo yose bari gupanga iri kubasha kuba yaburizwamo. Fabiola rero byamuteye kuba yabwira Rugema amagambo akomeye cyane yo kuba yakemera kumanika amaboko, Rugema akajya kwitanga kuri polisi kubera ko ibintu byabo bitangiye kuba byapfa, isosi yabo yaguyemo inshishi kubera ko buri mipango yose Kamarade na Emile bari kugenda bayitambikamo. Rero uri kumva ko Rugema we afite indi mipango, noneho ntabwo agishaka kwica Iribagiza, ari gushaka kubanza gukura Kamarade na Emile mu nzira kugira ngo bazabaroge, bashaka kuba batega uriya mwana w'umuhungu Emile ngo bamutege umukobwa kugira ngo azabakure mu nzira abiyegereze cyangwa undi muntu. Ariko iyi migambi ntabwo yigeze ibakundira kubera ko Fabiola bari bakirimo babishidikanya wote Emile ntabwo akunda abakobwa, ariko bashaka kuba bamutega umukobwa, kandi twamaze kubona ko Emile muri ino minsi hari umukobwa ari gukunda, wabona Fabiola ndetse na Rugema ariyo bakoresheje kugira ngo abashe kuba yarimbura bariya abana b'Imana yashyizeho ku isi, kubera ko bamaze kubona ko buri kimwe cyose bari gupangira Iribagiza bari kwitambika bakabasha kuba barokora. Bashatse kwica na musaza wa Iribagiza, babona Emile na Kamarade baje kuba bakiza. Rero nicyo gikumye cyatera impungenge Fabiola ndetse na Rugema, bavuga ati bagomba kuba babakura mu nzira uko byagenda kose kugira ngo babone uko bica Iribagiza ndetse na musaza we. Kandi twamaze kubona ko Emile na Kamarade nabahari, Rugema yakabaye yarishe bano bana bose baravuye kuri isi, kubera ko Emile na Kamarade nibo bazanye umuti wo kuba bavura musaza wa Iribagiza igihe yari asinziriye, igihe yari anyweye uburozi Fito yari amuhaye. Uri kumva ko rero filimi yacu itangiye kuba yaryoha cyane kuba Rugema ndetse na Fabiola ubwoba butangiye kuba bwabataha, bagatangira no kuba bakicuza bati bamanike amaboko. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane uyu mukobwa Fabiola atangiye kuba yageramo inama Rugema, kubera ko niwe wamuhaga ibitekerezo byo kuba bakoraho, byo kuba bakangiza Iribagiza ndetse na musaza we, kubera ko bafite ubwoba ko mu minsi iri imbere baraza kuba babadwanye. Se ibintu biraza kuba byaherera hehe? Kubera ko ari ibintu byinshi cyane bikomeje kuba byatungurana hano muri ino filimi, aho tutari tuzi ko Fabiola nawe yatinyuka kuba yabwira Rugema ati tumanike amaboko dore imigambi yacu iri kugenda ipfuba. Rero urumva ko burya filimi yacu iri kugenda igana ahandi hantu haryoshye, igiye kuba yazamo ibindi bintu kubera ko Fabiola na Rugema isosi yabo yaguyemo inshishi, nta gutsinda bagifite, bari kugenda batsindwa buri mipango yabo yose bari kugenda batsindwa. Ubu Iribagiza ndetse na musaza we na Kamarade na Emile nibo bagezeho gutsinda. Rero uri kumva ko Rugema ibyo bigiye kuba byamurangiraho aribwo bwoba afite, kubera ko nta kintu yabikoraho. Nimba tubashije kuba twajyana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, kandi nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo wabonyemo filimi za Musaraba. Kandi hari n'amasomo abasha kuba yatambukamo, kubera ko twagiye tubonamo ibintu byinshi byagiye bishimisha abantu benshi bakunda filimi za Musaraba, ariko hari isomo riba ryatambutse kuri buri mukinnyi wakinnyemo hano, si wowe wabashije kuba wakuramo iriya somo, kubera ko ari ibintu byinshi cyane twamaze kubona mu Rurangirwa yagusigiye iriya somo cyangwa Iribagiza. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane, cyusa wese yagusigiye iriya somo. Byose nawe hasi muri comment utubwire isomo wabashije kuba wakuramo, kubera ko hatambutsemo amasomo menshi kandi akomeye cyane. Rurangirwa wese yagusigiye iriya somo. Rero ni byinshi cyane bikomeje kuba byaranga filimi yacu na Fabiola, hari amasomo aba ari gutanga hano muri ino filimi. Rero ujye ukurikira filimi ukuramo amasomo.